Ibrahim Traoré nta kurya indimi ati yaba Ubufaransa yaba Ubwongereza yaba Ubudage Ububiligi ndetse by'umwihariko n'Uburusiya mwese muri ba rupiga ndabizi neza igihe kimwe muzamfukamira kuko mfite ibyo mushaka. Ati ikindi kandi nimara kwiyunga ku muvandimwe wanjye wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byose nto bizabigiye hasi cyane. Ikindi kandi ntabwo mbinginga kuri iyi nshuro ahubwo ndagira ngo twumvikane kandi kumvikana n'ibinanirana ntacyo muri buze kuza kuba mumariye kuri iyi nshuro. Short clip of the 35-year-old president of Burkina Faso who has gained a lot of fans from across the continent. Byose bijya gutangira byatangiye mu rukerera saa 10:45 n'amasegonda 35 ku maserisi 28 gusa ubwo Perezida Ibrahim Traoré yari amaze gutegurirwa urugendo agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari ari muri XT Private ni indege ya Perezida wa Burkina Faso ubwo nyine ni Ibrahim Traoré. Rero ibintu niho byamaze guhindura isura. Benshi mu bazungu yamaze no kubabwiza ukuri ndetse anavugana kari ku mutima kuri we. Yagize ati byose byatangiye rirukana Abafaransa ariko nihagira undi mugabo ushaka kuzana zango turwane cyangwa se kumva yuko ashaka kwifatira Afurika uko ayibonye ntabwo bizigera bikunda. Bati ntabwo nibaza impamvu politiki iva mu gihugu ikerekeza mu ndege. Bati rwose ibingibi turabirambiwe nk'Abanyafurika. Bati kuba ndi perezida yego birabaye biranahagije batarika ibindi byose mubirekeraho. Ntabwo nyeneye kontroli z'abazungu, ntabwo nyeneye ibindi bintu by'abazungu. Niba ngombwa niyo ndege bazayireke nzemera mfate rupigipigi ubundi nerekeze aho ngomba kujya. Nibyanga byose nkoresha ikoranabuhanga simva hundi kuko nyeka ko kumvikana n'umuntu bidasaba yuko mugomba kuba murebana amaso ku maso kuko twizera neza ko ibikoresho byose mukura muri Afurika ari byo mugende mugakoresha kenshi tukisanga turi ku matelefone ku mascreen yanyu. Bati rero n'ibindi byose birashoboka si uko Afurika idashoboye ahubwo nibishuko muyikubita mukayishukisha. Bati ureba urubyiruko hafi 45 uwo wabaza wese muri Afurika akubwira yuko rwose bikunze yava muri Afurika akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu. Bati none se ubu ngubu ibyo mwakoreye Abayapani turabiyobewe. Bati none se ubu ngubu Ubuyapani ntago byari ibihugu bikomeye cyane muri birabe nyine bya kera. Bati nibyo muri kugenda mukorera Zelensky byose ndabizi ariko ngerageza kubyirengagiza nk'umuvandimwe. Ariko kuri iyi nshuro nugerageza gukora mu jisho ry'intare rwose sinkubeshye intare ntabwo irasaza ngo ijye ku byatsi oya ahubwo iracyari nshyashya. Bati rero n'ibingibi byose twabisubiramo byose bigatangira mu byage mu byemere Afurika izabona ubwigenge niyo mwanyica dore ko n'ubundi abo mwisha atari bakeya. Ariko ubundi aya magambo yatangaje bigenze gute? Byari bitangiye gute? Kubera iki Ibrahim Traoré yongeye noneho nta kurya indimi akabwiza ukuri abazungu? Tayari message isagera y'uburyo ki ibintu byose byagenze. Witonze reka nze noneho nkubwire akantu ku kandi ntucikwe. Gusa icyo ugomba kumenya ni kimwe gusa, twamaze gufungura urubuga rwa WhatsApp. Ujya wifuza amakuru agezweho, hari ibindi biganiro se wifuza kumenya, ngwino umuryango mugari w'abasaga 1000 bakira amakuru buri munota. Nawe rero yego byakunda reba muri comment, ni comment ya mbere yanditseho WhatsApp group, ubundi uze kuza gukanda kuri iriya link ize kuza kugeza muri groupe yacu. Ibindi byose ni saramara, ibintu nta mahoro. Reka twigarukire mu kanya gato kuri Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, umugabo w'imyaka 37 ariko umaze kuzegeza by'umwihariko bagashaka wake b'abazungu ya Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo yamaze kuziha gasopo. Ariko ubundi uyu mugabo ateye ate ameze ate? Ati ngewe ubwanjye nawe ninginga. Ariko badi
reka nze gato mbanze some ku mazi nze mbabwira amagambo yavuze n'icyabiteye byose, ariko kubyo turi buze guheraho niringiri kuko yagize ati ntawe ninginga n'ubundi rwose ndamutse mfunze umwuka nka Burkina Faso, Kongo igafunga umwuka, ndabizi neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Abongereza mwese mwadupfukamira, nuko indahiye imbere y'Imana n'abasokuruza ba Burkina Faso n'abasokuruza ba Afurika yose, igihe kimwe Uburayi muzadupfukamira kandi bidatinze. Reka nze ngaruke mu kanya tubitature tubive imuzi n'imuzingo. Nge banyita Mr. K. Iyi ni Igitabo TV Rwanda. Rero dore intandaro yari amagambo yose ubwo Perezida Ibrahim Traoré Perezida wa Burkina Faso yari ari kwerekeza afite uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize atya arangije yuriye indege, yuriye X Private, ni indege igendwamo na Perezida wa Burkina Faso wenyine ndetse na delegation ibimuherekeje mu ruzinduko aba afite. Rero akimara kugeramo byamutunguye cyane, namwe mu mavideo yahoze acaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse ariko yiganjemo n'amafoto, ubona neza umwana w'umukobwa w'umuzungu ari gutunga urutoki Ibrahim Traoré wanga agasuzuguro k'abazungu. Ibrahim Traoré bakimara kumutunga urutoki, ubundi yari ari kumubwira iki byagenze gute? Rero ngo burya ngo Ibrahim Traoré ngo ubwo yari mu ndege yatunganyije abari barimo, arababaza ati ese abanya Burkina Faso muri hehe? Bati abarimo mumanika akaboko. Nuko Ibrahim Traoré agiye kubona abona hamanitse batatu bonyine mu bakozi b'indege bageraga mu bakozi 7. Bati ibingibi nagasuzuguro. Bati ese ubundi kubera iki Ibrahim Traoré yavuze ko ibingibi aragasuzuguro? Yavuze ati ntago byumvikana, ese Burkina Faso nta banyeshuri babamo? Ese nta bantu bize gutwara indege? Nta bize uburyo indege ikora? Icyamubaje gikomeye cyane nuko nabo ngabo batatu, umwe yari umuseriveri, undi akora amasuku, naho undi wa gatatu nutanga amatangazo mu ndege. Ibrahim Traoré yarakaye aravuga ati ni gute Abafaransa n'Abongereza aribo bagiye kuntwara? Ese koko nta Banyafurika bazi indege? None se koko bisaba ubwenge buhambaye cyangwa gutwara indege bisaba ko uba ufite uruhu rwera? Bati oya, ntabwo bishoboka kandi nta nubwo byumvikana. Bati ibi bintu bigenda gute, ubundi bikorwa gute? Bati rwose ibingibi bimaze kubirambirwa, bimaze kuba byinshi cyane mu mutwe wanjye, niba koko Abanyafurika natwe ubwacu tutabasha kwikorera ibi bintu. Bati ibingibi ntabwo byumvikana. Ibrahim Traoré yahise avuga yuko uko bigomba kugenda kose bitarenze uyu mwaka mu kwezi kwa 11. Bati inkeneye abapilote b'Abanyafurika. Bati kandi ngomba guterwa ishema no gutwarwa n'umwana uturuka muri Burkina Faso, basi wenda nahaturuke ariko nibura aturuke muri Afurika. Bati ibingibi biteje ikibazo gikomeye cyane. Bati koko ubu ngubu ntitugikolonizwa koko? Bati uko biri kose ubukoloni ntabwo burarangira. Bati yaba bwararangiye twaba dufite ubwigenge buhagije 100%. Bati niba perezida abaturage bubaha koko atwarwa n'Abanyamerika n'Abongereza n'Abafaransa, ubundi koko bashatse kumwica so umunota umwe? Bati rwose birashoboka. Bati nubwo natarutse impfu nyinshi, batarika abangaba baramutse kukwituma rwose bashaka kukwica nako kanya. Bati rero nk'Abanyafurika tugomba guhaguruka tugashaka ukwirwanaho kwacu. Bati ntabwo byumvikana uburyo ki njye ubwanjye ntwarwa n'umuntu gutyo gusa. Batoya, bati ibi bintu bigomba kwigwaho, wa mugani w'aba bandi. Bati ibintu bize kwigwaho. Ibrahim Traoré rero aya makuru yahise asakara ku mbuga nkoranyambaga zose, byirundira hamwe na zimwe mu mbwirwaruhame n'ubundi yajyaga atangaza mu minsi ishize. Bose bati amashyi kacikaci. Bati nyamara uyu nguyu ni El Che Guevara. Abandi baturi kwibeshya. Bati ndibeshya nte? Abandi bati aha. Bati uyu nguyu ni Mwalimu Nyerere. Bati abandi bose bateye induru hejuru. Bati uyu nguyu ni Nelson Mandela wamaze kwigarukira. Bati burya kwanga agasuzuguro kabashaka buhake bigaragaza umutima ukunze ndetse n'umutima buri wese uba afite.
ubu tuvugana rero Afurika ishobora kuba noneho yamaze kugera neza mu nkubi yo gukuraho abazungu by'umwihariko muri Afurika yose, Afurika nzima, ubundi bakava mu kwaha kw'abazungu ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ese koko bizakunda, bizabahira? Yego birashoboka kandi cyane. Badi, iyi nkuru se hari isomo igusigiye? Ese koko amagambo ya Ibrahim Traoré hari icyo akubwiye? Nyamuneka rero reba ko wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu n'Igitabo TV Rwanda. Ikindi cya kabiri nakubwira cy'ingenzi nuko twamaze gufungura urubuga rwa WhatsApp. Ushobora kwifatanya natwe mu buryo bumwe gusa, ni ukureba comment ya mbere ahantu handitse WhatsApp group, ubundi ukareba link ihari nawe ugahita uyifyonda ko kuri wa mugani w'umuvandimwe w'umurundi ati ugahita uyifyonda ko abanyarwanda bati ukandaho. Nawe nicyo ngicyo bigusaba, nta kindi. Naho nge mwari muri kumwe banyita Mr. K. Umeze neza? Nanjye aho ndi meze neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Nyamuneka rero reka dukomeze twiyubake nk'abanyafurika, twanga agasuzuguro. Muri uko kwanga agasuzuguro ariko nyamuneka murebe ko mwamaze kundemera mwakanze subscribe, kuko nibyo ngibyo birimo. Uko tuzagira ijwi rirerire rigera kure, ibi ngibi bizadufasha. Iyi nkuru yikunze wayisharinga inshuti yawe ya hafi. Ngwino muri groupe wiyumvira utundi dutendo n'udukoryo tugenda tuwo munsi ku wundi kuri Ibrahim Traoré ndetse na bagenzi be. Mugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao. Igitabo TV Rwanda.